Ku gasusuruko ko ku wa mbere tariki ya 6 Kanama umwaka w'1945 saa 2:15 za mu gitondo mu mujyi wa Hiroshima mu Buyapani, abaturage benshi bari bari mu nzira bajya mu kazi kabo ka buri munsi nk'uko byari bisanzwe. Muri rusange abari batuye umujyi wa Hiroshima bari banezerewe, nta kibazo bari bafite nk'abo mu yindi mijyi y'Ubuyapani yari yarasenywe n'intambara ya kabiri y'isi. Hiroshima yari yimereye neza. Intambara ya kabiri y'isi yari yararangiye mu Burayi kuko Abadage bari baramaze kumanika amaboko. Ubuyapani bwo bwari bugihanyanyaza. Niyo mpamvu Ubuyapani bwarimo bugushwaho imvura y'umuriro w'amabombe, nayo si amabomba asanzwe, ni intwaro z'ubumara. Kuri ubu gukoresha bene izo ntwaro binyuranije n'amategeko mpuzamahanga agenga intambara. Twatangiye tuvuga ko byari saa 2:15. Mbere yo gukomereza ku byo batari biteze byababayeho nyuma y'umunota umwe gusa, reka mbanze ngo suhuze kandi ngo ikaze ku Ishuri Plus. Gusa ariko niba ari ubwa mbere uhageze, gukora subscribe na like ni inkunga ikomeye kuri twe. Ndagushimiye cyo kimwe n'uwabikoze mbere, kandi mbashimiye nanone ko muza gusangiza abandi iyi video. Turacyari Hiroshima mu Buyapani saa 2:15 za mu gitondo ku zuba ry'impeshyi. Nyuma y'umunota umwe gusa ibintu byose byahise bihinduka. Ni ukuvuga saa 2:16 iryazuba mu kirere ryabaye nkaho mu kirere hari amazuba abiri. Ni igisasu cyari kiri mu kirere. Ntabwo baretse kigera ku butaka, bahise bagiturikiriza mu kirere ubwo cyari kigeze ku ntera ya metero 600 ngo kigere ku butaka. Ntabwo bifuzaga ko ingufu zacyo zose zigera ku butaka. Abenshi mu bari batuye uwo mujyi muri ako kamwanya bahise bapfa, ariko abari bari ahitaruye babikurikiranaga babirebesha amaso yabo batanze ubuhamya bagira bati, ubutaka bwatewe n'umutingito udahagarara, bumvikanye urusaku rwinshi rudashira nk'ubw'ibirahure bimenagurika. Umwuka wahise ushyuha ku rugero rukomeye cyane. Ibisate by'ibimene by'ibirahure byaraturikaga mu mpande zose kandi byahitanye abari basigaye ari bazima. Abantu bamwe bari bakomeretse cyane ariko bakiri bazima. Guhumeka byari bigoranye cyane kuko ubwoko bwose bw'imikungugu bwari bwuzuye ikirere. Bose bageragezaga gukuramo imyenda yabo bagafuka ku munwa n'amazuru ngo byibuze babashe guhumeka kuka gakeya. Umukungugu n'umwotsi byari byinshi cyane. Uwabaga ahagaze wese ntiyabashaga guhumeka kuko byibuze muri santimetero 20 uvuye ku butaka niho habonekaga agahenge ko guhumeka byibuze umwuka utanduye cyane. Iyo mpamvu bose barwaniraga kurambarara hasi, kandi ubutaka bwari bwashyushye ku rwego rutari rwakabayeho. Bashyaga amaboko n'amaguru yabo, ariko kuri bo byabarutiraga gupfa bazize kubura umwuka. Bose bifuzaga byibuze ahantu bashobora guhungira bakahabona umwuka mwiza wo guhumeka, gusa ku bw'ibyago byabo nta na hamwe bashoboraga kubona. Abari batuye mu ntera ya kilometero 2 uvuye aho igisasu cyaturikiye, byibuze bo bari bafite ukuntu ibintu byari byiza kuri bo. Babashaga guhumeka, gusa ubushyuhe budasanzwe bw'ibiturika bwari bwamenaguye ibirahure by'amazu yabo. Abari baherereye muri iyo ntera ya kilometero 2 uvuye aho iturika ryabereye, ubuhamya bwabo bwagiraga buti, abantu bari bahagaze inyuma y'amadirishya bose barapfuye kuko ibirahure byo muri iyo minsi ya kera byari bimeze nk'imihoro, bityo uwabaga ahagaze hafi y'idirishya rifite icyo kirahure cyaraturikaga maze imipanga y'ibisate byacyo ikamukatabura. Icyakoze abari inyuma kure y'ayo madirishya batapfuye barabuze bati, twumvishe iturika rifite ingufu nyinshi cyane. Nyuma y'amasegonda make igihu kinini kijimye gitwikira ikirere cyose. Ni igicu cy'ibyotsi bivanze n'ibirimi by'umuriro. 90% by'umujyi wa Hiroshima hari hubakishijwe ibiti. Ibyo byatumye ahari inyubako hose haringanira n'ubutaka, nta kintu na kimwe cyasigaye gihagaze. Inyubako za kera z'amatafari zubatswe mu buryo bw'umwimerere nizo zonyine zasigaye zihagaze. Izo zo kugeza na n'ubu ziracyahari. Gusa nanone inyubako z'amatafari na sima zari zubatswe mu buryo busanzwe zo zarasenyutse burundu, aho zahoze hasigara ubutaka buringaniye. Abantu barokotse kandi bari mu ntera ngufi uherereye ahabereye iturika, ni abantu bari muri izi nyubako za kera zubakishije amatafari mu buryo bw'umwimerere. Izo nyubako zagumye zihagaze, zararinzwe zikomeza gucungwa bijyanye no kurinda amateka y'uwo munsi. Igitangaje kurushaho ni uko nyuma y'iri turika iyo umuntu yegeraga aho ryabereye nta murambo n'umwe yashoboraga kubona.
ahubwo yabonaga ibikanka gusa kuko ubukana bw'umuriro n'ubushyuhe ndengakamere bwari buhari ntibwashoboraga gutuma hari inyama isigara ifashe ku igufa. Nanone ariko abegeraga hafi y'ahabereye iryo turika babaga biyongerera ibyago byo kurwara kanseri biturutse kuri radiyasiyo y'ibisasu kirimbuzi. Icyo tugomba kumenya ni uko abaturage b'icyo gihe batari bigeze bamenya ko iryo turika ari irya bombe atomike yikwisha ubwandu n'uburozi bukamije bwashoboraga no kubica. Abari basigaye ari bazima kandi bashoboraga kugenda bafashe icyemezo cyo kwerekeza ku migezi y'amazi ngo babashe guhumeka neza kandi babone n'amahumbezi. Icyo gisasu cyari cyateye ubushyuhe bukabije bubarerwa hejuru ya dogere Celsius 50. Kunywa amazi nabyo ntibyashobokaga, ntayo bari bafite. Bumvaga bashaka kugera ku migezi bakabona amazi bagatsirika inyota. Ivu, imikungugu n'ibyotsi byabyawe n'iturika byazamutse mu kirere maze buhoro buhoro birema igicu kiremereye, nuko nyuma y'isaha imwe gusa hatangira kugwa imvura. Ntiyari imvura nk'iyo dusanzwe tuzi, yari imvura y'ibitonyanga bya aside. Ibi bitonyanga aho byagwaga hose hahitaga hahinduka umukara nk'uko wafata vidanje ukayimena hasi. Uburozi bwa radiyasiyo nabwo bwarimo gukora akazi kabwo, ariko nta muturage n'umwe wari ufite amakuru kuri ibyo byose byabaga. Ntibari bazi ko bari guhumeka uburozi bwica. Reka turebe noneho uko imigezi yari imeze. Abantu bahungiraga ku migezi bizeye y'amakiriro basanze hameze hate? Basanze amazi y'imigezi ashyushye ku rugero batari barigeze babona. Binagaga mu mazi bakumva gakonje byibuze gakeya, ariko mu mwanya muto bagatangira kumva ubushyuhe budasanzwe. Bakiruka noneho bahunga bavamo, ari nako imigezi irimo kugwamo ya mvura y'ibitonyanga byirabura, ari nako amazi y'imigezi arushaho kwandura. Ibyo byose bo ntacyo byabaga bibabwiye, bumvaga bashaka gusimbukira mu mazi ngo bahoze imibiri yabo, kandi nanone ngo banywe kuri ayo mazi bashira inyota. Abari barokotse bakanywa kuri aya mazi yanduye bose barapfuye, bapfuye mu gihe kitageze ku kwezi. Abari batuye hafi y'ahabereye iturika bose umwe kuri umwe bose barapfuye byibuze kugeza mu gihe cy'amezi 2 bari bamaze gupfa. Icyakoze kuko nta bapfira gushira, 1% muri bo yararokotse. Aba bakaba ari nabo batubwiriza inkuru. Abantu 135 bapfuye mu kanya nk'ako guhunga iturika rikimara kuba mu mujyi wa Hiroshima. Ubutegetsi bwa Amerika bwaravuze gute twizere neza ko noneho bombe mwayibonye kandi mwiteguye kumanika amaboko. Ubutegetsi bw'Abayapani buti ntibishoboka, ibi ni ibiza nk'ibindi byose byatubayeho, ntabwo mwabasha gukora bombe yangiza bene aka kageni. Amerika iti mwibifata nk'imikino tutaboherezaho ibindi byago birenze ibyo mwabonye. Abayapani bati nimukora icyo mushaka. Nibwo nyuma y'iminsi 3 gusa Hiroshima imaze gushyirwa hasi, ikindi kibombe cyashwanyaguje umujyi wa Nagasaki. Nagasaki wari umujyi muto kandi udatuwe cyane ugereranije na Hiroshima. Niyo mpamvu aho ngaho Nagasaki hatikiriye ubuzima bw'abagera ku 64,000. Nyuma y'iri turika rya Nagasaki nibwo Ubuyapani bwamenye kandi bwemeye ko ari ibisasu kirimbuzi babuteyeho. Buribwira buti nituramuka tutamanitse amaboko baraduteraho igisasu cya gatatu. Igitangaje kurusha ariko Abayapani ntibashakaga kuva kwizima. Indege z'abakamikazi zari zimereye nabi amato y'Abanyamerika mu nyanja. Abayapani bashakaga gutanga ubuzima bwabo ariko bagahesha ishema n'igitinyiro igihugu cyabo. Nyuma y'iyi bombe ya kabiri, intambara ya kabiri yiswe y'isi yose yashyizweho akadomo nyuma y'uko Ubutaliyani, Ubudage n'Ubuyapani bumanitse amaboko. Gushimiye ko wabanye natwe kugeza ku musozo w'iyi video, wakoze cyane. Gusa niba ari ubwa mbere ugeze ku Ishuri Plus, ntibibagirwe gukora subscribe, like ndetse na share kuko ari inkunga ikomeye kuri twe. Intego yacu no kugushimisha tuguha ubumenyi mu mashusho meza, kandi akazogera video y'ubutaha itazagucika. Matane naho ubutaha.